Mfite mababa bankuruza nkara mu bihe nakumenya hazaza Hey, why you being shy, bro? Yeah. You can sing. You can sing. Golly. He actually got a voice. Yeah, You got a deep tone to it. sure. And at the end, you hit him with that. Yeah. The next part. Okay, then go. Go. You said, "Let's go. Let's go. Let's go." The song which says like this one. Well, thank you, my God. Thank you today. When I pass exam, I give you glory. Yeah. When I say give you glory, I don't remember what. No, that was good. Hey, I that's remember good. it. You can't give him too much. You can't give him too much. That's cool. The first I said that Love in Rwanda is called The Band. The Band. Can I sing his song? Yeah. That song? Yeah. Okay. Let me go. You gotta sing it loud and proud. Yeah. Yamafite mababa. Gurana Kagara yarakunze ibikorwa byande bya The Ben. Nose bivuge ko yariko The Ben hara yari yishyuye naramwa approaching ntago ari Kagara watekereje. Waruhare wamwishe. Ntago yatekereje kumutwara kuri stage for nothing. Aya ariko Ico nagihakanye ko The Ben ntago Kagara ari wabitekereje. Nose ngo Kagara yaje kumwishyura. The Ben yishyuye Kagara. Ibyo naho ntago turi kubyumvikana. Ntago Kagara bigeze bamwishyura. Kagarara. Harase The Ben hari umuntu yigeze. Hano turi mu kiganiro. Uratuma mpamagara bamwe mu banyakigali. Oya twanama umva. The Ben nta muntu yigeze yishyura. Mu bantu bari hafi na The Ben. Batubwiye niba Kagara yagere kuri stage kubona. Oya muhamagara kakanya. Ngiye tumubaza ati ese The Ben koko yarari kumwe. Urumva? Na The Ben yigeze amwishyura muri icyo kiranga ajya kuri stage. Ubuse tuvuge ko abantu bose bagiye kuri stage badanizo ko bamanutse bande bose bakira bose ko bamanutse batsabe bose bamanutse nuko ayo mafaranga Kagara hari yagiye muri protocole agenda nk'umubyinyi uri bubyinire The Ben. Nose Kagara tumuziye muri protocole avuga ngo ari kubyina. Ariko twaramubonye The Ben amuterura Kagara nayo injira kuri stage. Kumuterura kuri ani kuntu afata umuntu kamwishimira. Muhamagare. Kagara umva nkubwire. Kagara ni umuntu utarishyuwe. Yarishyuwe amafaranga menshi cyane. Ibyo ntago mbyemera. Kagara hari umufungo we yawukenyereyeho ndetse utari muke. Katwumva reka twumve. Onika ngwamagaye ni mu kiganiro. Allo biravugwa yuko Kagara harayisha umufungo ugaragara kandi utubutse ubwo The Ben yamuhamagaraga kuri stage. Ese ibi byaba ari byo cyangwa yaba yaragiyeyo nkuko abandi bagiye kubona? Ari yagiye nk'umufana bro. Oya no umufana ari. Njye n'imbisi ari umufana. Aha ngaha Kagara yawe yarungukiye hehe kuko yazamutse kuri command ku ndirimbo ya nyuma. Right, masuze kandi bifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima mwe mudukurikiye kuri Bintu TV show abari mu majyepfo amajyaruguru birasirazuba n'Iburengera azuba by'umwariko namwe muri mu mugirwa hagati wa Kigali. Nge ni Mr Jean Gugeri nakiriye Benjamin subize umusore ubyibushye cyane. Baranga muri gukabya n'ukuri kw'Imana. Ngende umusore urumva ndabyibushye umeze neza kandi ushimwa n'Imana naba. Wakoze amatuza wateruye. Aya se kandi ibyo by'amatuza bizanye gute mu kiganiro? Uheruka muri gym ryari? Gym se? Shani imyaka myinshi pe ntabwo ndayijyamo. Rega buri abantu bajya muri gym ho ntago bizi. Uzavuka ku mihate n'iki ujye kujya muri gym. Ese reka nkubwire siwize. Njyewe umwana avuka nyine bisanzwe ubu ngubu. Umwana aravuka akavuka amatara yaka akavuka ajya kuvoma akavuka nyine abana b'ubu ngubu bameze neza. Ajya gusenya ariko ubu ngubu si umwana umubwiye ngo jya gusenya cyangwa ujya gutashya yabishobora. Ubu yabishobora koko muri iyi version yacu. Bitewe n'aho avuka arabishobora. Oya rwose namwe mudukurikiye ni ibintu bitabaho. Ntago umwana w'iki gihe bamubwira ngo jya gusenya. Ubu uzabyara uzamubwira ngo jya gusenya. Azasenya y'amashyamba barayamaze. Ushaka kunzana ibyo gusenya kandi abari gusenya n'abari kuvoma ntago ari badukurikiye. Abadukurikiye ni bari abantu bajya muri gym bakajya muri sauna bakajya muri massage. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo urumva nta mwana uzavuka
ngo agiye gym kandi abyukira ku mihate y'iki yiyo suka yiyo niriya nitiza bari gukora hari abari kuvuka bakagenda ku tugari bagifite umwaka utaruzura ibyo ndabyumva barahari bajyayo ariko bafite abajyayo urumva ariko hari n'abandi natwe tuguye kujyaho tuguye kuba dukwiriye impamvu nari mvuze ngo kujya muri gym umugabo witwa Kagarara musumbya imyaka ariko ibyuma amaze guterura na gym akora biravukiye hehe oya buriya Kagarara nyine Kagarara buriya Kagarara ni brand ikomeye hano mu Rwanda ni brand ikomeye hano mu Rwanda ndizera ko nta mu content creator cyangwa yaba umuhanzi yaba iki yaba n'abakoze amateka n'abari kuyakora ubu ndizera ko nta muntu ujya umuhiga yego kuko biri gutangazwa ubu ngubu aka kanya nta muntu uri kumuhiga kuko ntago ari uwakera Kagarara ariko afite ibikorwa biruta n'abantu bakera nta muntu uri kumuhiga ubu none ariko barahari nabo bagiye bajya hanze n'iki ariko nta bitendo bakoze nk'ibyo ari gukora batabikora saruza mbwira umuntu mu Rwanda wigeze akora nk'ibyo Kagarara ariko ninde uzarusha igitwenge cya Peter na Paul na Andrei umva bari abasaza nyine reka tujye tubigarukamo bari abasaza n'abasaza baje mu Rwanda nyine turabakunda cyane dore ko no mu Rwanda bagira akantu ko kwibagirwa vuba njye bari abasaza narabakundaga baranshimishaga baje basusurutsa u Rwanda mbese abasaza turabakunda pe kandi urabona Yago yarabafashaga biragaragara yari umusore mwiza cyane rero kuba Kagarara yateye intambwe akajya hariya dore ko ndi kumva ngo bamuhaye n'imodoka ibyo turaza kubigeraho wigenda cyane genda buhoro tubigenze buhoro ku murongo turaje Kagarara umwana wiviriyo hirya harango hajya ni za Burera ni za sinshaka kubivugaho wiviriyo hirya muri mwo araje ageze Kigali atangiye guterura ibyuma atangiye siporo hari abantu baramunenze biranze umwaka umwe birango akabiri biranga ariko ati pa izuba ryawe rizarasa sunrise sunshine Kagarara abarusha guterura imyaka wagere mu mujyi ntabwo y'amajima aba bura rero reka nkubwire buri muntu wese agira inzira ye urumva uko uvuka ufite inzira yawe uzacamo urumva ntago ushaka kwigana urumva inzira y'undi muntu nimba ushaka kugenda neza urumva ugenda neza irinde urumva kugira ute kugenda unyerera ngo nuko uri kugenda mu birenge by'abandi urumva ikintu umunyarwanda yaravuze ati kugenda urumva mu muhanda ukagwa ngo nuko imvura yaguye nuko utahinduye ingendo iyo ushaka kwigana ingendo y'undi irakuvuna nanjye mfite inshingano zo gukora ibi nk'aba bati ndabishoboye Kagarara nawe ashoboye biriya ariko no mu Rwanda niwe muntu rwose nemera bate ndayamanitse oya ntago ari we wenyine ubundi ni uwuhe mumbwira ntago ari we wenyine mbwira mu Rwanda oya mbwira mu Rwanda oya mumbwira ibyo yakoze Kagarara uretse ko reka fast reka nkubwire icyambere Kagarara niwe muntu mu Rwanda washyize video hanze bujya kwira ifite abantu bayikurikiye batagira n'umubare mbese umubare utabasha no kuvuga uri hejuru cyane mu Rwanda mu masaha 28 mu Rwanda niwe muntu wafunguye Instagram ndakeka ko ari we muntu Instagram yagiye ikura vuba njye natangiye kureba ira video yashyize afite 37 ariko ubu ngubu ugiye usanga afite 220 220 nari ibyumweru bibiri byari byacaho urimbira ngambwe ndi umuntu wigeze ubikora ukora ko gahigo kandi none sako kanya 220 ari hafi no kuyongera ni hafi miliyoni Kagarara numwe mu bantu twabonye ahura na umwe mu banyamerika Show Speed bwa mbere ndetse n'uyu Rutambi numwe mu bantu bakoze umubiri kuva kera ariko uyu munsi wa none Kagarara tangiye kumuryana show iyi mihandira dukana none turavuga ngo mwe umva nkubwire bura mu Rwanda niyo mpamvu nakubwiye ati icyawe naho kizajya kandi Imana yitinze gatonya ije izana umugisha wawe ikavuga ati mwana wanjye ndaguhaye twara Kagarara yaje mu mihanda yego bamuseka bavuga ati se aka kagufi karajya uyu muntu ufite ubumuga ese bizagera nyine yaje ni mugufi pe ese sete kuko nanjye natangiye numva namwiyumvamo ariko ubu ngubu arimo ndi wa muntu nkora murikiza ibyo yakoze nka batu no muntu nanjye ngomba kumwisarura ikintu cya mbere cyo kuba yaraje imihanda barutambise bazimye rutambira cyamwumva mbo ntago navango yarazimye kuko aracyari oya Rutambi yaranazimye muri fitness asanga akora
akora iki se mbwira ariko ntiwamwiranya na Kagarara uyu munsi wa none Kagarara uyu munsi urumva ndakeka ko Kagarara uyu munsi nta n'umuntu wamwigondera hano mu Rwanda ngari kumukoresha Ben ramwigonde ndaza kubigarukaho kuba de Ben ramwigonde reka nkubwire none se Kagarara ko tuvuga ngo yagiye muri Ghana ubu ari muri Ghana ubushobozi n'ubwe cyangwa ari ku bushobozi bw'abamugiriye impuhwe ntago ari impuhwe bamugiriye n'icyo bamubonyemo ni ibikorwa bye yakoze na Kagarara y'umuntu akunze umuntu ushaka kujya gushyigikira ibikorwa byawe ari uko ubikunze buriya na Kagarara yarakunze ibikorwa byande bya The Ben none bivuge ko ariko The Ben hara yari yishyuye naramwaproachinga ntago ari Kagarara watekereje ntago yatekereje kumutwara kuri stage for nothing icyo nagihakanye ko The Ben ntago Kagarara ari wabitekereje none se ngo Kagarara yaje kumwishyura The Ben yishyuye Kagarara ibyo ntabwo turi kubyumvikanaho ntabwo Kagarara bigeze bamwishyura Kagarara harase The Ben hari umuntu yigeze hano turi mu kiganiro uratuma mpamagara bamwe mu banyakigali umva The Ben nta muntu yigeze yishyura mu bantu bari hafi na The Ben batubwiye niba Kagarara yagere kuri stage kubona muhamagara aka kanya ngiye tumubaza ati ese The Ben koko yarari kumwe urumva na The Ben yigeze amwishyura muri icyo kirango ajya kuri stage ubuse tuvuge ko abantu bose bagiye kuri stage ba Dennis ko bamanutse bande bose ba Clement bose ko bamanutse bansabe bose bamanutse nuko ayo mafaranga Kagarara hari yagiye muri protocole agenda nk'umubyinyi uri bubyinire The Ben nose Kagarara tumuziye muri protocole avuga ngo ari kubyina ariko twaramubonye The Ben amuterura Kagarara nayo injira kuri stage kumuterura kuri ni kuntu afata umuntu kamwishimira muhamagare Kagarara umva nkubwire Kagarara ni umuntu utarishyuwe yarishyuwe amafaranga menshi cyane ibyo bintu ntago mbyemera Kagarara hari umufungo we yawukenyereyeho ndetse utari muke katwumva reka twumve Onika ngwamagaye ni mu kiganiro Allo biravugwa yuko Kagarara harayisha umufungo ugaragara kandi utubutse ubwo The Ben yamuhamagaraga kuri stage ese ibi byaba ari byo cyangwa yaba yaragiyeyo nkuko abandi bagiye kubona ariya yagiye nk'umufana bro oya ni umufana njye n'imbisi ari umufana aha ngaha Kagarara yaba yarungukiye hehe kuko yazamutse kuri command ku ndirimbo ya nyuma ngo abarungukiye nibyo nakubwira nibyo nyine nishema kuba yarahagaranye na The Ben ni ishema ni brand ikomerega Kagarara ubu tuvuye ko wabyungukiyemo ari Kagarara atari The Ben wazamuye Kagarara kuri stage nibyo nakubwira igitaramo cya The Ben arabavuze ko Kagarara asanzwe ko The Ben n'abayutubers benshi kutamunera bashiragaho Kagarara ari The Ben yungutse yuko yamugejeje kuri stage ikaba bafite ubumuga cibita bari byo bajya gutanga disability nyine kugira ubumuga ntabwo disability not inability hari bamwe mu bafana bafite ubumuga bungutse The Ben yungutse urumva bigira n'ikizere na Kagarara harabo yungutse bafanaga The Ben sabose barungutse ibirabivuga iki kuba Kagarara umwe mu bantu bari gukurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga cyane nko kuri Instagram nyuma yo kwahuye n'uyu Ashton Harry Ashton mu mugisha kuri Kagarara mu mugisha yagize Kagarara akoze eshanu Ashton Harry arazikunda dena mutugeza ko bagomba guhurira ari muri Ghana bahuriye bamaze kubona ko bamaze kumenya imodoka ya Lamborghini sizo mwabibonye nabibonye bamwitishemo mu modoka zirenze 5 Kagarara ahitamo imodoka bagiye kungana imodoka reshye na ubwo yarutse mu Buhinde yewe no bita Ashton Hinde yamuhaye Brabus y'umukanza cyane yamuhaye Brabus uramuho ubwo rero na Kagarara murabona yitaye Kagarara akirwa gute tariki 9 muri Kigali bamwe bati ashobora kwigumirayo ntagaruke muri Kigali narunga zanagaruka Kagarara zagaruka nawe yagumayo bazazenguruka ibihugu byose 20 byo muri Afrika cyane mu gusubira mu gihugu cye ntago azaza kwakirwa azakirwa neza ama interview nyine no kumubaza uko yari ameze uko byamugendekeye so azakirwa neza nyine mu ruko zamurira ku Rwanda tugushimiye cyane Onika duhurira Rubavu tariki 4 z'ukwa 8 z'ukwa 7 z'ukwa 7 turahara ejo
Turaharara ejo. Murajya gutaba uburozi muri stade. abakora n'abapfumu se ntibababonye abapfumu se mupfumu ni ubundi ngiye amakipe abiri ari bukine ngo harabara muri stade bari kuroga stade kugira ngo bamwe batsindwe abandi batsi. harimo ukorana n'Imana akaba n'ukorana n'abapfumu. Ariko zose ni Imana nuko imwe ivuga indi ntivuge. hari ukorana n'Imana y'abakuru ukorana n'Imana y'Isiraheli wowe tamini byaterwa n'imyizerere yanjye. nyine wizeriyeho Ngiye nizera Imana yo mu ijuru ivuga bikaba yateka bigakomera. abandi bizerizi wizera nyabingi Nizera Imana yo mu ijuru ivuga bikaba yateka bigakomera. Nizera Imana yo mu ijuru. Nzi ko nayo ikora imirimo yayo bigakunda. Nemera Imana. Oya. Oya. Ngiye narabatijwe mu mazi menshi. Nemera Imana umwana, Imana umwuka wera. Cyo kagira amata n'ubuke ejo tuguhorana unyuri Musanze. Yes, uti ntabwo mbyemeye. None se yarishyuye. Oya, uyu nawe ni umufana wa The Ben no gukoresha. Nta mufana wa Bruce Melody dufite. Ariko hariya yarishuwe. Nta mufana wa Bruce Melody dufite ngiye muhamagara. Katwikomereze kuri Kagarara utaza kuntesha umurongo wanjye narindiho. Kagarara umunyamerika Aston Hall araje mu Rwanda, ageze mu Rwanda. Kagarara bwa mbere akoze utu video aragera tumwoherereza. Ubundi mu magambo makenya utarajya aho ngaho. Kagarara dore ko ibintu byabishyize hanze yarabyivugiye. Mu Rwanda tugira akantu ko guharara. Ndabeshya? Ako kantu nisi yose. Nisi oya cyane mu Rwanda turaharara. Ubwire kuntu mu Rwanda duharara. Kagarara we bwe yarivugiye ati uriya mugabo bahuye. Urumva? Bamaje guhura. Urumva? Bamaje guhura aravuga ati mbese Kagarara mu magambo make uburyo yatangiye ibintu bye. Yakoze video ya mbere amaje kubona ko agiye kuzenguruka Afurika. Yego. Urumva? Amaje kubona ko agiye kuzenguruka Afurika, aravuga ati nyamara ngiye nka Kagarara. Ufite buno bumuga abantu benshi bapfobya. Kandi ibyo bintu bijya bibaho. Urumva bapfobya. Bavuga ati ibi bintu ngomba gukora bino bintu kugira ngo meshe igihugu cyanjye na Afurika. Mu magambo yavuze Kagarara yaravuze ati nyine uriya mugabo Aston amubajije yavuze ati nizihe nzozi zawe ushaka. Yavuze ngo iki? Yavuze ati Afurika arashaka kuyereka ko ubumuga nyine tudakwiye guheranwa n'iki disability not inability. Mbanze uri kubyumva neza. Kagarara yavuze ati nenge maje kubona ko uriya mugabo azaza mu Rwanda azazenguruka Afurika. Ni gute natakora video urumva ivuga u Rwanda rwacu ko nari rwiza akaba yaza mu Rwanda. Urumva? Nibwo yahise agira ute akora video ya mbere. Yararebwe ariko we niyamubona. Akora video ya kabiri aramutaginga. Niyamubona. Kagarara kubw'amahirwe kubwo kumva amasengesho y'Imana avuga ati data wera nkiyo dusenga yose. Akora video ya gatatu. Yego. Tayara ye kubise ziriya views. Ujye ubona ubu ari muri miliyoni 100 zinarenga zinabungabunga. Kagarara amaje kubibona rero abaramwandikiye muri comment mbanze ujye ubibona. Uwo Aston abaramwandiki amaje kumwandikira nuko abati rero Kagarara naragukunze ndashaka ko duhurira muri Ghana. Buriya Kagarara ibintu byose bijya kuba we yarabizi. Wari ubizi ko yarabizi? Kagarara icyo yakoze rero yanze kubishyira mu itangazamakuru. Aricecekera. Aragenda mu ibanga rikomeye. Agenda no mu ibanga. Aravuga ati umunwa w'Abanyarwanda, umunwa w'iki wapi ndagiye nzavuga ngarutse mutanandoga nkarwarira mu Rwanda. Mu Rwanda bagira ishyari. Umunsi agenda ageze hari ikinyamakuru ze cyavuze kuri Kagarara. Oya ababloga benshi n'abainfluencer benshi ababloga nibo banyamakuru tugize. Ariko kuko yari yagiye mu buryo bw'ibanga nawe urabyumva. Gusa kamwe nta kunze neza no kutabona idrapo ry'u Rwanda inyuma ya Kagarara. Bira byose kuba ibyo byose idrapo ritari kugaragara muri ibyo yagiye nk'ibanga nyine. Yagiye nk'ibanga kuko yavuga ati ninjya kuvuga itangazamakuru rirane gare agira ute rambaza byinshi. Urabizi ko mu Rwanda tugira n'amashyari nyine agiye agize ute atandukanye. Urumva
ubwo urumva rero ikintu cy'ishyari yaravuze ati aho kugira ngo ngende mu ishyari ahubwo nzavuga gute ngarutse umunsi azaza mu Rwanda kamera zuriya Ashton zizaba ziri ku mbuga ze ntago ari byo gusa kuko Kagarara mu bihugu birenze 28 azazengurukanamo na Ashton Hall hano ku mugabane wa Afrika biteganijwe yuko uyu Kagarara tubona uretse kuba yaguriwe imbago agahabwa n'imodoka nziza ubuzima bwe bwahindutse cyane kugeza ubwo yamubwiye ngo yamwaje ngo mbese urakiga yabimaje ati niba wakumusha asubije ngo iki yamubwiye ati se waretse kwiga ugashinga ishuri kari ibyo bifite inyungu ibi bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko icyambere ni ibikorwa urumva mbese bigaragara ko nyine inzozi ze ashaka kumusapotinga akaba yamufasha bigendeye mu kigo cy'ishuri mbese ukeka ko Kagarara azaza gufasha weho oya none azafasha nde nimba avuga ngo ability is not an ability abwo azajya gufasha nde bari abantu bafite ubumuga ni inyungu bizagira nabahe niba ariko twese muri rusange mu banyarwanda ni twese byagirira inyungu none ni gute tutari kumushyigikira ni gute tutamushyigikira yamaze guhabwa imodoka nziza nkuko tumaze kubyumva twitegure Kagarara ugiye kuba afite umushoferi we dore ko gutwara ntekereza ko bidashaka kumworohera ntago byashaka kumworohera kuko bitewe buriya sinzi ko yakanagira no kuri raferi ntago byakunda ariko niwe muntu wanditse amateka mu Rwanda hari undi muntu usuyanditse ngarutse kuri Kagarara hari iShowSpeed ni umu influencer cyangwa se umwe mu bantu bakoresha Switch agakoresha Instagram TikTok n'urukuta rwa Twitter ndetse hakaba n'uyu munyamerika nawe ni umunyamerika iShowSpeed hakaza n'uyu nguyu Ashton Hall nawe ni umunyamerika nawe ukoresha influencer ariko ukora siporo ngororamubiri cyo bita fitness ball ibi bishatse kuvuga iki hagati ya iShowSpeed na Ashton Hall ninde muntu ubona ugira u Rwanda urugendo rwe cyangwa se usize umusaruro munini cyane mu Rwanda buriya rero mu magambo makenya buriya imbuga za Kagarara yitwaga Kagarara urumva guhindura izina nuko ari kubona inyungu izagira ute zizaza ari nyinshi gusa nyine na Speed barahuye nawe yabigiramo akamaro kuko nyine nawe isi yaramumenye kuko Speed akurikirwa n'abantu benshi yari live yabonye umuntu umuchallenging umutsinda ariko kuvuga ngo Kagarara akuranye na Ashton nizo nyungu nini cyane kuruta Speed icyambere cyo nimba ugiye kuri Ashton unujya kuri dashboard ye urasanga manitse ngo Kagarara Simoro handika Kagarara Simoro Ashton Simoro ave kuri izi followers ajye kuri izi urumva bigaragare ko ari kumuha imbaraga cyane ngambwira video Speed yigeze kwa uploadinga agahagarara collaboration byo tuzi nko guhuza nta naho yabataye inyungu se niyo ubwo urumva araho yigeze namutaginga na rimwe naho none se ubwo inyungu uri nkawe wayibariza kurinde inyungu nyinshi uyu munsi wa none bari kuvugwaho cyane bari kugarukwaho cyane ni Ashton Hall ndetse na Kagarara Small Kagarara Small bamwita Ashton Small Ashton Small bivuze ngo izina Kagarara rigiye kubura nubwo isura yizaba ari kugaragara twebwe wowe ntabwo uri kusobanukirwa kano kantu mu Rwanda tuzi Kagarara isi yose izi Ashton Small cyane kandi ikomeye cyane mu Rwanda ahubwo visit Rwanda nishaka imwihera kazi aya mahoteli ajya kwamamaza iki ahubwo nashaka bamwihera akazi kuko niwe muntu urumva ushobora kwamamaza ikintu mu kiragenda akabona ko mu Rwanda hari ikintu kuko we ni impuzamigabane isi yose ntabwo ari impuzamigabane gusa ahubwo navuga yuko Kagarara n'umwe mu bantu bazamutse ku rwego tutatekerezaga cyane ko akigera i Kigali ubuzima bwari bwanze ubundi Kagarara nashyika mu Rwanda Kagarara nashyika mu Rwanda abagamana we ahubwo se kujya kumusuza bizaba bigishoboka kumusuza bizaba bigishoboka bizaba bigishoboka kuko ari i Rwanda ari i Rwanda Irwana iki? Ari i Rwanda na muzehe turamusuhuza. Muzehe baramusuhuza ariko Kagarara
ari Rwanda tuzamusuhuza muzamusuhuza Kagara uzamusuhuza zamana interview namuganize mbwe ntikagara byari bimeze gute ibyo byahari awaryaga ibikini biki uzamuye ikiganiro cyane ariko man gusa nanjye Kagara ewana felicitation kandi ibintu yakoze n'ugwesha igihugu cyacu ishema ni Kagara hawe imodoka mbere yuko abona inzu yo kubamo ibiba bishatse kuba iki kubyamamare buriya rero nkumva nkubwire abasore muri iyi minsi usanga umuntu afite phone igura miliyoni 3 kandi akodesha gate y'ibihumbi wenda senkana cyangwa akodesha gate y'ibihumbi 300 ukibaza ngo bamusoye mu nzu yajya kuba muri iyo phone ariko Kagarara kubera we akora yakoze ni impano nose impano hari umuntu uyigurisha nose imodoka yayiguza avuga ngo nibura ngo mumfasha amafaranga ndagenda agurishije ntago ari amafaranga n'imano yahawe kandi imana hagomba kwitunga noneho iyo modoka izazana andi mafaranga nose ni tuvuga ko ari ibikorwa byonyine agiye gukora cyangwa izaba iri kuyatwara iyo twara se kandi imodoka baza nose sura sizaza mu amafaranga yo kuba ya managing umwaka nose imodoka bayigwaye ubu ngubu ni yagutunga nje nayigurisha wayigurisha gute kandi ari umutungo erega imodoka zirakora utabona nga mu cyaro imodoka zirakora imodoka ishobora gutwara ishobora kujya mu private ushobora kuyikodesha company mu gihe ukeneye nawe ukayikoresha nose ubu ukeneye imodoka Kagarara nago yaguca yafata akagutwara dusimuka tuva kuri Kagarara akomeza atera imbere akomeza akomeza gose Kagarara ni umuntu mwiza cyane ewana respect cyane twigarukire ku gitaramo cya DBN hani Musanze na Bruce Melody kugira ngo tuze gusoreza kuri road show ya Rubavu ari naho tuzaba turi tariki 4 kuva ku munsi ariko wagarutse na Nyagatare ko na Bugesera amafite amakuru turaza kuhagera duheri Musanze mu mboni yawe Musanze uhereye ku bafana ukageza ku baririmbyi wabibonaga bihagaze gute yes cya gitaramo ni gitaramo cyateguwe neza n'umuhanzi twemera wo muri legend ngo baba legend da muri legend wateguye stage Sama Country aba ari igitaramo cyiza gihuza abantu ariko igitaramo nacyo cyangije byinshi icyambere habaye ibitari byitezwe nitwari tuzi ngo coach Gayeri aherereye ariko ubusaze ngizi byagize ute byagaragaye uruhande arimo nimba koko ari coach wa Bruce Melody akaba arimo kuririmba indirimbo ya DBN bishatse avuga ngo ni ikirakarimo ariko icyo ntago ari gitangaza ku mushoramari coach ari muri business nani nkuko DBN nawe ari indirimbo za Bruce nawe ari indirimbo za DBN barazizi aha ndabyumva none kuki nuza byamuteye ikibazo Bruce Melody ntago ari byo byamuteye ikibazo kugira ngo ngusobanure neza unabyumve icyabayeho kuri Bruce Melody na DBN amakuru yabayeho kugira ngo Nyagatare bize gushwambagurana bigende kuriya icyabayeho ni kimwe DBN yagiye ku rubyiniro ibyabaye Nyagatare sinzi ni bubizi mbwira ngo urabizi icyambere Bwiza yagomba kuririmba bimburi abandi bahanzi Bwiza yanga kujya kuri stage kuko ari wabo hano Rwamagana kuko ari wabo abwira Kitoko ngo nabanze kujya kuki kuri stage Kitoko yanga kuza kuri stage bigeze ubwa muhereza 500 kugira ngo Kitoko abanze kujya kuki kuri stage Kitoko aza kugira gute aza kuyibanza arabyanga aravuga ngo ntago najya kuri stage ngo ubugira kangahe kabiri turibuka bari muri Kigali mu rugwiro nabwo bari kubashimira Bwiza yagombaga kwanza kuri stage ariko ntuza Kitoko niwe wagombaga gukurikira Bwiza aribuzabuza gato na management ye babimufashemo ba Claude arangije mu kuburaho gato ya Kitoko babanje kuki kuri stage papa babyita kwikorera umusozi iyo wabanje kuri stage bari abantu ntago kubahayalinga vibe ntago ziba nko kubabyutsa ubwo Bwiza ibyo birarangiye Kitoko bagiye kuri stage Bwiza bavuye mu bagombaga kugira gute kuririmba batubonye mu masaha 3:40 ngo Bwiza akoze impanuka ituma atagira gute ataririmba ngo ayikoze ava aho yarari kuri hotel yerekeza hehe mu gitaramo suri kunyumva ndakumva ibyo birahavuye Bwiza ngo Kitoko yaramaze kuririmba Bwiza yaje aho ngaho atanya gusa ko yaririmba lakini nizeye Imana yari yamaze kurakara najya avugirwamo ahita avuga ngo byarangiye ahita hamagaza nde bwangu na bwangu DBN amara iminota 10 ataragera kuki kuri stage ubwo ibyo byose byabaye Bruce Melody yazindutse ari hehe aho muri backstage Bruce Melody aho ngaho muri backstage yarari byose byabimuraga mu maso nk'umuntu ateguye iki ikirori Bruce Melody aho ngaho
The Ben amaze kujya ku rubyiniro araririmba, amaze kuririmba ahita avamo, ahita yigendera hehe muri press conference The Ben hamwe n'iki nitangazamakuru. Ubwo The Ben mu kumara guhindura imyenda kuri hotel yari yarayemo hara mu Bugesera nibwo yahise ajya hari kubera after party muri boîte yari aho ngaho. Ubwo niko Coach Gaël nawe yagize gute yahise azamukana nande na The Ben bari kumwe nande n'uwitwa Masamba, bari kumwe nande n'uwitwa Muyoboke n'abandi bantu bagiye batandukanye. Uti byagenze gute rero? Cyane ziri musozi urazivuga. Uti byagenze gute? Bruce Melody mu guperforminga urumva asanzwe ifite ibibazo biri mu mutwe kuba timu bagendanaga batari kugendana nayo. Amaze gukora performance wenyine kuri stage, amaze kuririmba wenyine, Bruce Melody aramanutse avuye kuri stage akugira ngo ahita ajya muri boîte cyangwa se ari bubere after party. Amanza kujya aho yagombaga kurara kuyanga yitekerezeho asubize n'ubwenge kugiye anahindura imyenda. Yakubitiwe mu gafuka. Oya ntabwo yakubitiwe mu gafuka. Nose vretse ngubwire. Ni gute eko reka ngubwire. Ubundi ubu ngubu wabukora ikintu uzi kagufana. Ariko ubundi iyo ukora ikintu ugomba no gukunda icyo kintu. Kuko umwuga kugira ngo ukore neza nuko uba wawukunze. Iyo umuntu mutawukunze ntago ugenda neza. Bivuze ngo Coach Gaël we icyo niki ni business. Nta mutima mubi yagize. Ariko mu magambo makenya uwo mutima nawo ntago yawukoranye cyangwa ku kazi ntago yagakoranye iki urukundo. Kuko yashirishijemo ntega amatwi. Coach Gaël ni umushoramari, ni umwinvestor, ntabwo ari kuvuga ngo yagukunda ariko yakagaragaje uruhande ariho. Yagaragaje impande zombi kuko Coach Gaël nta ruhande na rumwe adahagazeho kuko ni umushoramari, hari inyungu niho agomba kugira gute kujya. Reka ntega amatwi ndaza kwakubwira ibyo bivuyeho. Ntega amatwi ibyo bivuyeho. Bruce Melody mu kuva aho yari amaze kuririmba agiyeho na mubi cyane n'abandi bantu bamuri hafi, avuye aho yagombaga kurara agiye muri after party. Agezemo nk'umwana w'Ikanombe w'umurara yabanje gutuma undi muntu afata telefone genda umva turi abantu bari muri club unzanire iki video agiye kuyizana ayizana Coach Gaël yicaranye nande na The Ben nande na Muyoboke na Masamba tonto mukubwa. Ibyo bivuyeho rero Muyoboke, The Ben, Tom Close na Coach Gaël, dore ko Coach Gaël buriya aho ngameza ageze nk'umukire agaragara nk'abakire nyine ni rwose niko bimeze. Baba sinzi umuntu waje bari kuri protocole baba bazikojeje Coach Gaël inkuru ngo Bruce Melody ageze gute araje ati mume telefone yanjye. Coach Gaël bamukuse telefone dore ko abatanazifite. Abarahamagaye ati Bruce injiraho turi. Bruce ati nge ntabwo nshaka kwicara mande ya The Ben, mande yanyu nge mwana w'Ikanombe. Ati noneho ni mudashaka kwicara twicaye nibaguterera table yawe muri VIP, ariko mbere kujya kuyicaraho nk'umuntu dusanze hano umanze ugira kuza kudusuhuza ako kandi mujyango kujya gute kudusuhuza. Papa wanyakiriye ninjye wakwakiriye nangize gusanga umva reka nkubwire ari nkawe ni gute wasanga umuntu yaguteguye uhora babigaragaye nkaho bari bamuteguye. After party yateguriwe nde Bruce Melody, ariko akuye ngo Bruce Melody yitangemo The Ben yagezemo mbere kumwe nande na Muyoboke, Coach Gaël, Masamba n'abandi ntavuze na management ya Bruce. Iko twabivuga Bruce Melody ati ngiye mukanterera table nkabanza nkabasuza umwana w'Ikanombe. Ahita abwira uwo bita mubi cyane ati imodoka tugire gute dutahe. Ayo no kabechorashera. Baba bagize bate baba bakize imodoka bisubiraho bari kugira gute kuryama aho bari kurara. Yego babagize ute barayeyo. Ibyabereye mu Bugesera nagaterera nzamba ariko ngo harimo amarozi. Je simbyizeye nta namarozi azaza muri muzika. Bwiza yanze kuririmba kuwe mu bari kugira gute kuririmba. Kitoko bamuhamagaye kuri stage ngabanjirije Bwiza agize gute arabyanga.
aravuga ati sinaririmba nagasuzugura ibyo 500 nabyo nshaka nivire muri Amerika mfite umutungo wanye narize ngiye kitoko muramfashe muransuzugura musuzuguza umwana umaze imyaka 5 muri muzika ebaga man ariko man hari ahantu nanone ntaga murusha hiti hari ahantu rero iranuza nabo barakosheje gute umuntu abarabanza kuri stage amamagara akabyanga akandi gasha kabaye abantu batamenye ababyinnyi ni gute umufundi n'umuyede ninde ugera kugikwa mbere subiza ko kantu nisoreze agira y'umuyede habanze iki umuyede hagati y'ababyinnyi ba The Ben na ababyinnyi be na The Ben ngo The Ben yageze muri backstage imbere ababyinnyi bakiri mu mugirwa hagati babugesera ntago nsebeje ababyinnyi bageze ndabivuze mbihagazeho uri kumubeshyira ajyana mani direct aka kantu ababyinnyi bageze muri stade basangamo sebuja bagize gute abategereje ariko mwana rero mwana uri gushyiramo isesereza reka twikomereze abanyekongo ariko nanone ibugesera habereye gashyira reka nkubwire ngo The Ben yaraguye The Ben nangiye gusoza aka kantu muri 2026 tariki ya mbere bari muri press conference Kigali ubwo muyoboke yaragiye gutangiza ikiganiro n'itangazamakuru ari gutegura the new year groove concert muyoboke yagize gute yaraguye imbere y'iki itangazamakuru tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu The Ben imbere ya stage imbere y'abantu agwa hasi abarigwiriye Bruce Melody nawe ahita afata video ari guseka ati bamukarukundo ati gahunda nukugira gute nukwigwira bamaje kugwa babonye ko The Ben na bamuyoboke babibonye Bruce Melody arabisiba agize gute arabisiba atitaye kuba mucinege arisibira ariko kandi kugusiba kuje gukurikiwe kwa The Ben nawe yakoze ubwo nyuma y'igitaramo cyabereye Nyagatare The Ben yagiye ku rubuga rwa Instagram dore ko tuzi ko The Ben akoresha imbuga nkoranyambaga cyane mu ndimi z'icyongereza arandika ngo birababaje ko n'abanyarwanda abahanzi bisura abanyamakuru kugira ngo bagire batangaza ibyabaye bise nabyo bibahora hashize amasaha make The Ben abonye bamwatatse nk'umunyamahanga umuhanzi mpuzamahanga agira gute arabisiba mwakoze kubana natwe nyine nitwa Mr. Shaya Ngugu tuzahurira Rubavu utarakora subscribe Rubavu tubabikiye byinshi cyane jewe ni Mr. Benjamin nkuko mbakunda kandi abakunda cyane mujye mukurikirana ibiganiro byacu ewana tuzabagezaho show nziza cyane